Mu murenge wa Gatatu wo mu karere ka Gasabo, urukuta cyangwa se reteningoro yagwiriye inzu irimo abantu bagera muri bane, wari umuryango w'abana babiri ndetse n'umugore n'umugabo. Umugabo ahita yitaba Imana ndetse n'umwana w'umwaka umwe n'amezi agera muri 6, ariko umwana ngo wararaga muri salo nk'uko abaturage babitubwira w'imyaka igera muri 5, we ngo yaje kurokoka nyine ndetse na nyina basanga ari guhumeka umwuka wa nyuma kubw'amahirwe, ariko yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima ubundi arafashwa. Nagize ngo ni nk'inkuba ikubise, turabyuka turareba dusanga nyine igikuta cyinjiye mu nzu ku ruhande rwa ruguru. Mpamagara murumuna wanjye nsanga yavuyemo yazamutse, we ari hejuru ariko nawe yahindutse itaka. Dushaka ukuntu twicara rwa rugi kuko twabonaga badakoma, ari gukoma karakana gusa, turwishe dusanga byarangiye nyine bariya, ariko umuntu we yari kiri gutera amaguru. Turamuterura rero tumugeza hariya ku muhanda kuri ambulance. Uyu mwana we yarokotse kubera ko yari ari muri salo, we yararaga muri salo. Naho abandi bari mu cyumba bose twasanze igikuta kibari hejuru. Byasabye rero kubanza kubakuraho yamabuye na bya bitaka. Ari saa 12 za mu gitondo ngo nagiye kumva numva ibintu rero birahanutse, birakubise ndi mu nzu. Ubwo ngubwo kubw'amahirwe bitarangiraho neza, manzamutse hejuru nca kwibati, mpita nzamuka magarara hano nyine duhagaze. Ariko bari abo hirya nanone birakubita bitabibagwira. Ubwo nibwo twagerageje kureba dusanga bamwe bitabye Imana, babiri bahise bapfa, umugabo n'umwana. Oya, zari zegeranye. Ndahageze nsanga nyine bimeze kuko ubona ko nazindutse kare, nazindutse nta kibazo kirahaba. Ubwo bampamagaye kuri telefone ndi mu isoko mu Nkunda Amahoro ko baturanyi bapfuye. Bakubwiraga ko bishobora n'umukingo waridutse, urabagwi ukubita igikuta cy'inzu nacyo kibagwaho. Bigaragara yuko inzu zose ziri ahantu zubatse ku mukinga, baturiye bati mudufashe nyaboneka mudukorere ubuvugizi tube twakimurwa bitazatubera nk'aba baturanyi bacu, nk'uko mwabyiboneye cyane yuko dufite n'ubwoba bw'aha hantu. Natwe turazifite kubera ko natwe bishobora kutubaho. Turasaba ubufasha nyine natwe twimuke tuva ahantu tujya ahandi. Aha hantu nta mutekano uhari kuko n'ubundi urabona ko ari mu manegeka, n'ubundi byanga byakunda inzu ibisa nk'igeretse hejuru y'indi, umukingo n'ubundi uba wahirima ugahirimira abandi n'ejo bundi. Nese kuri kubona nkanjye inzu yampirimyeho igikuta cyo ruguru cyose cyahirimye nyine. Buriya ibyo ibikoresho byose nari mfite byo mu cyumba byagiye, wenda uragiramo urebe nta cyasigaye. Ubwo kumva nanjye sinapfa gusubira mu nzu kuko byanga byakunda iyi mvura yongeye kugwa byibuze nka kabiri kikurikiranye, nta n'inzu nimwe hari yasigara ihagaze ku yindi kuri umukingo, kuko uri kubona kira gikuta n'ubundi umukingo usigaye hari n'ubundi nawe uraza kumanuka. Nuko tuvugira nyine tukareba ukuntu badufasha, tugashaka ukuntu twakwigenza kuko n'ubundi hano hantu hateye nabi, ushobora no kongera kigahanukira undi muntu nawe ugasanga nawe arapfuye. Umwari Pauline, umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo, avuga yuko nawe hagiye gukorwa iperereza bakareba neza imiryango ishobora kwimurwa vuba na bwangu ibibazo bitaraba ibibazo. Navuga ko ari miri dostenoma cyangwa retaining wall, wa mukingo muremure uba wubatse utangira urukuta wahanutse rero kubera gusoma amazi, ukubita urukuta rw'inzu, urukuta rugwa ku bari baryamye mu nzu. Ubu turareba muri kano gace n'ubundi ahantu tubona hasomye hajegeye, duhereye kuhaguye turebe n'ubundi n'ahandi tubona hateza ibyago turahasuzuma, aho tubona hashobora guteza ibyago naho tubabwire bavemo kugira ngo batabara ubuzima. Ubutumwa duha abaturage nuko nabo ubwabo bagiye bareba, iyo imvura iguye barebe ese aho batuye hameze hate, imikingo begeranye nayo imeze ite. Nibwo butumwa twaha abantu, ndetse no kutongera kujya abantu bubaka uko babonye, kuko rimwe na rimwe hari usanga umuntu ajya kubaka agafunga inzira y'amazi, akubaka ibintu bidakomeye bitewe nuko yubaka yiruka wenda yiyiba. Turabuza abantu gukomeza rwose kubaka muri rusange mu buryo bw'akajagari, kuko iyo abantu bubatse biyiba akenshi babyubaka biruka, bakabyubaka nabi, n'impanuka yaza ikaba yahita ibasha kubikubita hasi mu buryo bwihuse. Inzu nyinshi ziri ahantu bigaragara yuko zimaze igihe kinini cyane zubatswe, ndetse n'inyinshi zirimo ikimenyetso towa kigaragaza yuko zizakorwa, ariko n'ubu ngubu kimazeho imyaka myinshi. Abaturage batubwira yuko ngo iki kimenyetso nubwo kiriho ariko kimaze igihe kinini cyane, kugeza n'ubu ngubu nta kirakorwa kugira ngo izi nzu ziri mu manegeka zibe zavanwaho.
Ibingibi kandi bibaye nyuma y'uko muri ruhurura rwa Mpara habonetse imirambo igera muri 2 gusa n'uyu munsi nanone nabwo hakaba habonetse indi mirambo 2 yatwawe n'amazi. Abaturage bakomeza bavuga yuko ibintu bikomeje gufata indi ntera ndetse kandi hakarebwe icyakorwa kugira ngo uyu munsi kundi imvura n'ibiguye bajye bareka kubona imirambo muri ruhurura, ko abo baturage badutangariza yuko batunguwe nanone kongera kubona indi mirambo muri ruhurura. Arimo amaguru ni yari hejuru. Natwe tugezeho dusanga bari kumukuraho ibyondo. Mu kuboneka kwe ashobora kuba ari imvura yamujyanye kuko umuvu wari wamutembanye umutsinda umworosaho isayo. Ikimashini cya tingatinga nicyo cyorosoye gishaka gukuramo imyanda kiba kiramubonye. Yari umusore wo mu kigero cy'imyaka 25. Niho haraye habonetse n'undi muntu kuko naharaye pfa kuri serekere gatoya harundi babonye muri iki gito. Muri ruhurura iri munsi ya House Cadillac mu rugabano rw'akarere ka Gasabo ndetse na Nyarugenge, abakozi basanzwe bita kuri ruhurura batunguwe no kubona umurambo w'umwana uri mu myaka igera muri 15 nkuko nabo bakomeza bitubwira. Tuje mu kazi mu gitondo tutarakandagira mu mazi tukiri hejuru tubona ikintu mu mazi tujya kureba dusanga n'umuntu. Tubonye umwana ufite imyaka nka 15 yishwe n'amazi. Abaturage baravuga yuko intandaro ya byose ari imvura nyinshi iri kugwa ndetse kandi ngo bashobora kuba ari n'abagizi ba nabi bashobora kubyihisha inyuma bakabagirira nabi abandi. Bya kera ntabwo imvura yagwaga gutya, nko mwaya meze ntabwo imvura yagwaga mu kigero kingana gutya. Imeze nabi usibye nabi ngibi tubonye nonaho. Na nijoro batubwiraga ko hari abandi bakuye mu Kanogo hari umugabo naho wahavuye nijoro, bavuga ko hari n'undi mwana nawe babonye nawe. Sibye ko leta yarebe uko yatugira nka wenda nk'aho hantu dutuye nka mu manegeka ikareba uko yahadukura, kuko ibi bintu byatuyobeye pe. Sinibaza ukuntu abantu 3-4 bari muri iyi miserege. Twaketse se n'ibibazo se n'abantu bagira wenda bakaza bakiyahoramo byatuyobeye mbese natwe. Byose birashoboka ko umuntu yakwica akaguta mu mazi bakavuga ko ari imvura. Kwirinda cyane tukazajya twugama no kuburira abantu bose bakazajya bugama, ntibazajya baca mu bizenga by'amazi kuko ari byo bibakururira mu mazi. Ushaka kubona akazenga ari gatoya kumbe ari amazi menshi agahita gutwara. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali yahamirije Shangire de Shangi TV yuko muri ruhurura rwa Mpara hamaze kuboneka imirambo itaramenyekana imyirondoro kugeza n'ubu ngubu. Imirambo yabonetse muri ya mugezi wa Rwampara ni imirambo. Harimo rero n'undi wabonetse ahagana hepfo Cadillac, ubwo ni byose ni imirambo 3. Kugeza ubu rero nta numwe turamenya umwirondoro we, ariko biragaragara ko ari abaraye batwawe n'imvura nyinshi yarayiguye. Umuvugizi wa polisi w'umujyi wa Kigali yakomeje kandi kwibutsa abaturage kwitwararika muri kino gihe cy'imvura nyinshi cyane. Bakirinda kohereza abana ku migezi kuvoma igihe babona imvura ikubye, kugama munsi y'ibiti mu gihe babona imvura igwa kuko nabyo bishobora kubakururira n'akaga ko gukubitwa n'inkuba. Ikindi ni ukwibutsa yuko muri ibi bihe turimo by'imvura abantu batuye ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga nanone bakwiye kugireba uburyo bahimuka. Ikindi igihe abantu babona imvura yaguye amazi ari menshi birinde kwambukiranya imigezi, kuko turafite imigezi hano mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi no mu gihugu muri rusange, aho usanga amazi yabaye menshi abantu ugasanga barimo barahatiriza kwambuka kandi babona ko amazi ari menshi. Mirambo y'abanyakwigendera ajyanwe mu bitaro bya Nyarugenge. Njyewe ndabashimiye cyane. Iyi ni Shangi Radio TV, Shangi TV, Shangi X TV. Ndabashimiye, Imana ibarinde.